Ndabasuhuje abakunzi ba Benigras TV. Kano kanya murabona ni saa 11 za mu gitondo. Kano kanya ndashaka gukora smoothie cyangwa se juice. Hano mfite watermelon ntoya, yego, nkagira mfite watermelon imwe ntoya, yego, nkagira imyembe 3 ihiye cyane, irahiye pe. Iyi niyo narayibitse kugira ngo ibanze ishye cyane, ko niko nayishakaga. Irahiye cyane, nkagira imineke 2. Aha rero tugiye gukora icyo bita smoothie itagoye kandi nace, hanyuma tuyifate mu gitondo, ntabwo biba bigoye. Reka twongere tugiye kubanza guhata iyi myembe, duhate imineke, dukate n'iyi watermelon. Yego, tugiye kubanza duhate iyi myembe, duhate iyi watermelon, dukate n'iriya mineke, hanyuma tubishyire muri blender ubundi dusye. Nta mata nirirwa nshyiramo, ndashaka kubanza gukoresha watermelon. Murabizi igira amazi, sinzi ukuntu wavanga amazi n'amata bikamera, niyo mpamvu numva atari ngombwa ko mpita nshyiramo amata. Mbaye nyihoreye, nahitamo gukoresha amazi uyu munsi, cyangwa se ngakoresha na watermelon only. Reka tubanze tubikore gutyo, turaba turi kumwe n'amabiri. Ntabwo nshaka gushyiramo amata, ndayikora naturel, nta sukari, ntaki. Ni ibingibi 3: watermelon, imyembe 3 n'imineke 2. Kurikire iyi smoothie yacu mureba hano, murabona hasi harimo ya myembe, hagati harimo imineke, hejuru harimo watermelon. Rero tugiye kuyisya kugira ngo dukuremo iyi smoothie cyangwa juice yacu, hanyuma mukurikire turebe kirakurikira. Hano kuvuga ngo ikindi kintu cy'isukari kirimo, byose biba bifite isukari. Imyembe igira isukari, imineke igira isukari, na watermelon. Urabona ko ibintu biri naturel. Reka rero tubisye. Gusya bisya ibintu. Smoothie yacu yarangiye. Smoothie yacu yarangiye, muri ukuntu ifashe, nta mazi nashyizemo, nakoresheje watermelon. Tuswe mu kirahure. Yego, hanyuma umve uko imeze. Ndareba neza ko isa neza, iraryoshye, iri naturel. Hano ni mu gitondo, ndi kwihuta ariko utihuta. Ushaka ikonje uhita ushyiramo ice cyangwa se barafu, hanyuma igahita ikonje. Mu bya mu gitondo ntabwo umuntu aba agenda gake yo kujya kureba barafu, ntabwo mfite umwanya, kandi haranakonje, nta mpamvu, na gutya nta kibazo.
shyira mu kirahure kuko abari abadakunda ibikonje, ushaka ikonje niwe ushyiramo ice, ariko nuko nta kibazo. Iryoshye we, umva reka mbabwire iraryoshye pe, harimo umuneke, harimo umwembe, harimo na watermelon, umva iraryoshye, isukari irimo nyinshi, nta yindi washyiramo, ushyizemo isukari wagira iseseme. So murabona ko iyi ji ari nziza, nawe nagukonseye kuzajya uyikora, nta kintu itwaye ubishoboye. Nagukonseye ko wajya uyikora. Hano iragaragara kubera ko muri kureba hano mu kirahure urabona isa kujya gutukura, nubwo mbona muri kamera yo ijya isa jaune, ariko normal ntabwo isa nk'umwembe, iragiye gutukura. Ikindi murabona irafashe, murebe irafashe, ubona ni smooth nziza ya mu gitondo ya breakfast. Ushobora gufatisha ikintu icyo ari cyo cyose ufite, nta condition, umugati, irindazi, capati, isambusa, uko ubishaka. So rero ndabashimiye, nibaze ko wowe ugeze hano mushyashya, niba unari ngiye ari cyo bigufasha, kora subscribe, like, share na comment. Kambashimire rero, nakagaruka mbagira mbereke ibintu ushobora gutuma utagenda ngo wirirwe ujya mu makantine uri kurya ibintu utazi iyo biba byavuye. Ibintu biraryoshye pe, umuneke ndawumva, umwembe ndawumva, watermelon ndayumva, hano rero ushyizemo na biscuit, umva nawe ndabigutuye, nayo waba uri kuyumva. Sawa rero, ciao ciao, naho utaha ubwo reka tujye gushakisha. Bye bye.